Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza. Amazina ni yayandi ntaryahindutse. Ni abana bakize Gabriel, ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana babiri. Imana yampaye umuhungu n'umukobwa. Imana ishimwe. Rero nongeye kugaruka hano kugira ngo iby'Imana yampaye binyuremo bibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Rero katubanze dusenge kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibe biyobowe n'ubwami bw'ijuru, ntabwo ari n'ibyacu, kuko kenshi twe tuba turi n'abaseriveri, ntabwo tuba turi abatetsi. Nyirabyo niwe umenya uko abiteka, hanyuma njye nkabiseriva. Rero reka mumushimire kandi musabe kugira ngo dufashe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri Imana y'ukuri kandi uri Imana ikomeye, Imana yaturemye. Turagushimye kuba tukivuga, ni ikimenyetso cy'uko tugihari, kandi ijambo ryaravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko abapfuye ntacyo bazi. Twe rero tuzi ko tuzapfa, turacyahari. Ushimwe, turagushimiye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uyu mwanya ni wa mwanya wongeye kuduha kugira ngo tuze imbere yawe kuri channel, tugire ijambo ryawe tuvuga rigere ku bantu, rigire icyo rikora, rigire icyo rihindura. Ndagusabye kugira ngo dushyigikire, rero dushyigikire, Mwuka Wera tuyobore kandi bigende neza ku bwawe. Ngaho rero ufasha buri muntu wese wumva iri jambo, rigira icyo rimumarira, rigira icyo rimukorera mu buzima bwe. Hanyuma nanjye ugiye kurivuga umpa imbaraga n'ubwenge kugira ngo rigere ku bantu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko nongeye kubona umwanya wo kugira ngo mvuge iri jambo. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, rihambaye. Tugiye kwiga ijambo rikomeye. Ijambo tugiye kwiga ni ijambo rikomeye kuko rigiye kuba ari ijambo, burya ijambo ry'Imana ni rinini, ariko hari ijambo tuvuga rikagaruka kuri Kristo cyane. Ubu usibye ko ni nako twakabaye kutubigenza, twakabaye tuvuga kuri Kristo cyane. Ni nabyo byiza, ni nabyo bikomeye, kuko ni nawe jambo, ni nawe nyiraryo. Rero tugiye kwiga ijambo rikomeye riri mu gitabo cyanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Hanyuma niryo jambo ngira ngo twige, niho riri. Ni ijambo rikomeye, ariko iki gitabo ndagira ngo mbanze nkibakundishe. Ni igitabo gikomeye mu bitabo byose byanditswe muri Bibiliya. Nicyo gitabo gikomeye gihamya ko Kristo ubwe yari Imana, yari nawe Mana. Igitabo kigaragaza yuko ari Kristo wa kera yari Imana, n'uyu munsi akaba ari Imana, kandi akaba yarahoze ari Imana, azanaguma ari Imana. Kristo ni Imana, ni ijambo ry'Imana ribihamya. Muri iki gitabo rero niho biri honyine bibigaragaza neza ku buryo bwuzuye. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 10, umurongo waho turahera ku murongo wa 7. Turahera ku murongo wa 7 dukomeze hepfo. Haravuze ngo umwungeri mwiza, niko igice umutwe w'amagambo uvuze. 7 haravuze ngo nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni rembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Umujura ntazwana n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. 11 ninjye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atari ize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga. Isega rikazifata rikazitanya, kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Ninjye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko Data amenya, nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe,
zigire umwungeri umwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hari ikintu gikomeye abantu benshi batajya bakunda kwitaho. Ku mutwe w'aya magambo ku gitabo kigitangira, igitabo gitangira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, reka mpasome muhumve. Haravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Sinkomeza kuko hepfo baravuga ngo muri we niho byose byaremwe. Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kubo dufatanyije kuva mu isi tujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ku bantu bamaze igihe bankurikira, ku bantu bamaze igihe banyumva, ndabashimiye. Imana igomeze ibaha umugisha. Murabizi ko nta bindi ngamije kubavugishirizaho, nuko ngamije ko buri muntu wese unyumva yumva ijambo ry'Imana Imana impaye kugira ngo rimugereho, ariko rigira icyo rimumarira, bitari ugupfa kubyumva gutyo gusa, ahubwo aryumve kugira ngo rifate ubuzima bwe buhinduke, n'ubugingo bwe bugira imbaraga bwaguke. Yesu ashimwe. Reka dutangire. Jambo yari Imana. Iki gitabo niko kivuze, kandi mu byaremwe nawe nta na kimwe gihakana ko atari we wakiremye. Ngo noneho tuvuge ngo ibi bintu koko byaba ari ikinyoma kubera ko hari ikivuyemo kikavuga ngo si Kristo wandemye, ariko byose twese tuvuga ko ari Kristo waturemye, kuko niwe jambo, niwe Mana. Ibi bintu reka mbanze mbitangirire hano. Iki gitabo mbabwiye cya Yohana kigizwe n'inkingi 7. Inkingi 7 zigize iki gitabo zihamya ko Kristo yari Imana bidashidikanywa. Turagenda tushake ahantu tubihuzana no mu bitabo bya kera byanditswe na ba Mose, ariko ubundi ubusanzwe muri iki gitabo hari inkingi 7 zikomeye cyane zigaragaza ko Yesu Kristo yari Imana. Inkingi ya mbere naho Yesu yavuze ngo ni umwungeri mwiza. Kabiri aravuga ngo ni irembo ry'intama, ariho twasomye. Gatatu aravuga ngo ni umuzabibu w'ukuri. Kane aravuga ngo ni umutsima w'ubugingo. Gatanu aravuga ngo ni ukuri, ni inzira, ukuri n'ubugingo. Gatandatu aravuga ngo ni umucyo wisi. Karindwi aravuga ngo karindwi yavuze ngo ndi ukuzuka n'ubugingo. Izi nizo nkingi 7 zigize iki gitabo cyanditswe na Yohana. Muri izi 7 ntabwo nazivuga zose, ariko ngiye gukuramo inkingi 2 aba arizo tuvugaho. Ese koko Kristo yari Imana? Nibyo, yari Imana. Reka tunyarukire gatoya mu gitabo cyo kuva. Mu gitabo cyo kuva nabyo kugira ngo bijyanirane. Igitabo cyo kuva igice cyaho cya 3 umurongo wa 13. Imana ibwira Mose izina ryayo. 13 akavuga ngo Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? 14 Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe, kandi iti aba ariko ubwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Haleluya, Yesu nashimwe. Igitumye nsomye aya magambo hari aho bihurira, hari impamvu, hari aho biri guhurira, hari aho bihurira, ariho ngira ngo nsobanure muhumve. Yesu yagiye avuga amagambo, uko ayavuze Yohana akayumva, kuko Yohana wanditse aha ni wa Yohana wagendanaga na Yesu.
ni wa Yohana umwe muri za ntumwa 12. Ni wa Yohana umwe bigeze bazamukana n'umusozi, yari Yohana, Yakobo na Petero. Uyu mugabo witwa Yohana yagendanye na Kristo. Amaze kugendana na Kristo, yumva icyo Kristo avuga. Mu byamusigayemo rero, we yanditse inkuru y'impamo y'ibyo yiyumviye Yesu avuga. Yigeze kumva Yesu avuga ngo ndi umutsima w'ubugingo. Arabyandika, ndi umutsima w'ubugingo. Aravuga ngo ndi umucyo wisi, ndi umucyo wisi. Ni Kristo wivugaga. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Uwo ni Kristo wivugaga. Yesu aravuga ngo ndi ukuzuka n'ubugingo. Ndi iyi ndi ni igenda igahura n'iyi ndiho ya kera. Muri ndiho hari icyo Yesu yashaka kuvuga. Ubundi Imana ibwira Mose ngo nagenda abwira Abisirayeli ngo nduwo ndiwe. Ndiho. Ubundi ndiho yari iki? Ubundi ndiho mu rundi rurimi rwa kera rw'Abayuda yitwa Yawe. Nicyo bivuze. N'abaramyi benshi bakunda kuvuga Yawe burya baba bashatse kuvuga ndiho. Ese ndiho kugira ngo Mose ayishyire mu gutwi, kandi Mose ko atarinjije yigiye kwa Farawo akiga amashuri akomeye, akiga neza, akabaho neza, uretse ko yaje kuvayo akajya kugira ngo akore umurimo w'Imana. Mose yari umuhanga, ariko akahita yumva iryo jambo ndiho akirukanka akavuga ati ubwo bivuze gutya ngiye kubabwira. Ubundi ndiho yari iki? Ndiho ifite ibintu bigera kuri 5 isobanuye. Iri jambo ryitwa ndiho rifite ubusobanuro 5 buri sobanura. Imana ivuga ndiho yari ishatse kuvuga ibintu 5 icyarimwe bihuye kugira ngo bikore izina rimwe ryitwa ndiho cyangwa ryitwa Yawe. Iyi ndiho yashatse kuvuga iki? Byari bishatse kuvuga muri ndiho harimo ibintu 5. Icyambere, Abisirayeli bava muri Egiputa bagiye i Kanani. Ubundi rwari urugendo rwo mu buryo bugaragara bw'ibigaragara, ariko rutegura urugendo ruzabaho rw'abana b'Imana bagomba kwimuka mu isi bagiye hehe? Bagiye mu ijuru. Yesu ashimwe. Nuvuga iki? Muri ndiho hariho ibintu 5 ngira ngo babwire bikomeye cyane yashakaga kuvuga. Icyambere, ndiho bisobanura ndi Imana yihagije, itagira ikindi kintu ikenera, itagira ubufasha yitabaza, itagisha inama ifite ikigiye gukora, kuko ndi Imana yihagije mu mirimo yanjye. Ndi Imana yihagije iyo mfite akazi ngiye gukora. Ndi Imana yihagije nigira inama bigahura. Icyo nicyo cyambere. Kabiri, no kuvuga muri ndiho bivuze ngo ndi Imana itaba mu bihe, igenga ibihe, iri kure. Imana ntabwo iba mu bihe. Muri ndiho nicyo bivuze. Ntabwo ndi Imana itaba mu bihe. Muri make, Imana ntigira imyaka 2, ntigira 10, ntigira amasaha, ntigira ibyumweru n'amezi. Oya, ibyo ni ibijya abantu bashiraho. Imana ntiba mu bihe. Igihe kiraho abantu bari, kiraho ibiremwa bindi biri, ariko Imana iri hirya y'igihe, igenga igihe, iri kure. Haleluya, Imana ishimwe. Kabiri, gatatu, ndi Imana idahinduka. Ni Imana idahinduka. Imana idahinduka. Imana yari Imana kera, n'ubu akaba ari Imana. Ni Imana idahinduka. Kane, ndi Imana ninjye kuri kwa nyuma. Ngo nta kundi kuri kushobora kuboneka uretse ukuri kw'Imana. Kwanza Imana ni ukuri. Ibi bintu nugenda bihuza uraza gusanga hari aho biri guhurira n'iki gitabo cya Yohana. Yesu ashimwe. Hanyuma Imana ikavuga ngo ndi Imana yigenga. Ndi Imana yigenga.
ndi indepanda, ntawe ndepandaho, ndigenga. Imana irigenga. 2, irihagije. 3, ndi Imana idahinduka. 4, ninjye kuri kwa nyuma. 5, ndi Imana itaba mu bihe. Ibi bintu ugiye kubihuza n'iki gitabo cya Yohana, Yesu yari Imana kera, niyo yivugaga, yari itumye Mose kujya kuzana Abisirayeli muri Egiputa. Ni ukuvuga ngo yagendanye nabo, hahandi yababereye inkingi y'igicu, nijoro ikabamurikira, ku manywa ikabatwikira izuba ngo ritabica. Reka mbabwire, niho Yesu yavuze ngo ndi umucyo wisi muri iki gitabo cya Yohana. Ibyo birahura. Ni Imana yihagije, itagira ubundi bufasha ikenera cyangwa izindi nkunga ishobora kwifashisha. Nshobora gukora ikintu ntagombeye guhuruza. Kristo rero niwe wenyine wivuzeho ibi bintu, abibwira Mose kera, ariko agarutse mu isezerano rishya abivuga noneho Yohana yumva. Haleluya. Bivuze iki? Yavuze iki rero? Yaravuze ngo ninjye rembo ry'intama. Hariya twasomye ndi umwungeri mwiza. Izi ingingo ebyiri reka tuzihuze, tuvanemo ikintu Yesu yashatse kuvuga, noneho hanyuma buri muntu wese aze gukuramo ikintu kimufasha. Yesu avuga ngo ndi irembo ry'intama, hari ikintu yashaka kuvuga. Mwibuke niwe wagendanye n'Abisirayeli abavana muri Egiputa abajyana i Kanani. Mwibuke ni Kristo uri kugendana n'itorero uyu munsi arijyanye mu ijuru. Mwibuke ni Kristo wishyizeho byose kugira ngo abashe kubijyana aho abijyanye. Haleluya. Rero hano ubundi muri ndi ho twabonyemo ibintu bitanu, ariko noneho hano Yesu yaravuze ngo ndi irembo ry'intama, ndi umwungeri mwiza. Kuvuga irembo ry'intama hari ikintu Yesu yashaka kuvuga. Ubundi tuzi neza yuko ku irembo ariho habaho uburinzi. Ku irembo niho haba uburinzi bw'ibiba mu nzu imbere cyangwa se biba mu gipangu imbere. Urugero, nujya kuri banki uzasanga bakora checking, bakora isuzuma, bakarikorera ku irembo, noneho ukagenda imbere bamaze kwizera ko nta kibazo wateza. Bivuze ngo urenze ku irembo hariya ufite ikintu kiri danger, ukajya mu imbere ushobora gukora ibyo ushaka, ko ku irembo baba bagaragaje ko nta kibazo ufite. Yesu rero yavuze ngo ndi irembo ry'intama, ashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko ari we protection. Yashaka kuvuga ko ari we urinda ibiri mu imbere. Haleluya. Ibi bintu ni binini kubivuga, hari igihe biba bisunikana cyane. No kuvuga ngo Yesu avuga ngo ni irembo ry'intama, yashaka kuvuga ibintu bibiri. Yashaka kuvuga ngo ni njyewe uproteja, ni njyewe uri protection, ni njyewe urinda, ni njyewe wemera ibyinjira n'ibisohoka. Bishatse kuvuga iki? Ibyinjira byinjira Yesu abishaka, n'ibyasohoka byasohoka uko abishaka. Bivuze iki? Ku irembo habera ikintu cyitwa guproteja ibintu bishobora kwinjira mu buryo butemewe. Yesu niwe rembo ry'intama. Hari intama ziba zifite umutekano kuko ari Yesu zirinda. Haleluya. Noneho ibyo byo bya protection cyangwa se ibyo byo kurinda ni rusange. Nari mbivuze no kuri banki. Ibyo biri rusange, no kuri za presidence usanga hariho protection. N'ubu ngubu nsigaye mbona hari abantu bafite abasekirite ku muryango, burya ni protection. Ariko hari ikintu ushaka kuvuga. Yesu agira kandi kantu gateye ubwoba gakomeye, icyo bita kurindiramo. Ngo Yesu ashobora kukurinda kutagera mu kibazo, ariko akaba yanakurindira mu kibazo wakigezemo. Haleluya. Yesu ashobora kukurinda kugera mu kibazo, ariko wanakigeramo. Yesu ashatse yavuga ngo nturware ukabaho utarwara. Yesu ashatse yavuga ngo ntuzabe umushomeri warize ukabona akazi ukirangiza kwiga. Yesu ashatse yavuga ngo ntuzagira ibi n'ibi. Ariko biranashoboka ko kwa Yesu, unyumve neza, ari niyo mpamvu abakristo cyangwa se abiyemeje kujya mu ijuru bafite umutima ujyayo koko, bitari bya bindi byo gutera waraza, bagomba no kumenya iki kintu. Kuba ibyago byabaye ntabwo ari uko Kristo atakiri irembo ry'intama, ahubwo Yesu ashobora kwemera ko binaba
kandi ntibigire icyo biba bisobanuye, kuko muri ibyo byago ashobora kurindiramo intama ze. Urugero, Yesu ashobora kukurindira mu burwayi kandi yaburetse bukinjira. Yesu ashobora kukurindira mu bushomeri kandi yaburetse bukinjira. Icyo Yesu yashatse, agira icyo bita preservation, kurindiramo. Yesu agira icyo bita kurindiramo, akagira n'icyo bita kurinda. Noneho abigiraho ari bibiri. Mu gihe ahandi hose hasigaye bagira kimwe, Yesu agira bibiri. Yesu ashobora kurindira umuntu mu bibazo. Noneho ijambo ry'Imana ryavuze iki? Ryaravuze ngo intama zizinjira kandi zibona urwuri. Urwo rwuri Yesu yasobanuye, aravuga ngo abamubanjirije bose bari abajura n'abanyazi. Ngo kandi umujura ntazwa n'ikindi gusa uretse kwiba, kunyaga no kurimbura. Ngo ariko we yaje kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zinabone bwinshi. Ndagira ngo mvuge iki? Kuba intama zishobora kubona ubugingo biterwa na Kristo. Haleluya. Biterwa na Kristo. Intama kuba zifite ubugingo biterwa na Kristo. Muri make, intego yo kugira ngo yemere kuba irembo ni ukugira ngo intama zibone ubugingo. Ariko dufite ikibazo cy'abantu bizeye yuko ubwo babaye intama bagomba gukora ibyo bashaka, hanyuma noneho kubera ko bafite Kristo, namaze no kumva n'izindi nyigisho zitoroshye zivuga ngo Yesu ubwo yagiye ku musaraba ngo akireherezaho abari mu mahanga yose, ngo agapfa, ngo nta byaha bindi, ngo kuko ngo byaba ari uguhinyura igitambo cyakozwe n'Imana, ngo byaba ari uguhinyura Kristo ko ibyo yakoze byaba ari impfabusa. Reka da! Kristo yaje kugira ngo intama zibone ubugingo, ariko ntiyigeze ashyiraho akadomo. Yaravuze ngo ndetse zibone bwinshi. Bivuze ngo iyo hajemo ijambo bwinshi ishobora kuba na bukeya. Hari abantu rero bafite inyigisho zindi zitari izo kugira ngo intama zibone ubugingo, ahubwo bagashaka ngo intama zibone ibindi bitari ubugingo. Urugero rutari kure, murabizi yuko abigisha benshi batinyuka bakavuga ngo kora iki ngiki kugira ngo uzagire icyo ubona ku Mana. Babanza kugira ikintu bagusaba, noneho bakakumvisha ukuntu hari ikintu uzabona n'uba wakoze icyo cya mbere ku Mana. Kandi reka mbabwire, ikintu wakora kugira ngo ugire icyo ubona ku Mana, icyo ubonye ku Mana kiba ari icy'agaciro, ni ukugaya ingeso mbi zawe hanyuma ugahabwa Kristo. Naho ibindi byose twumva cyangwa tureba, Imana yabiremye tutaranabaho kugira ngo bizabesheho ibiremwa byayo. Kuba turya imineke si igitangaza, n'inyoni iyo zagurutse zirayirya. Kuba turya ibijumba, n'inka n'ihene n'imbwa zirabirya. Kuba turya inyama n'intare zirazirya. Nta kintu kidasanzwe twe turya cyangwa tubona abantu bitateguwe n'Imana mbere z'igihe. Ibyo byo rwose mubimenye. Ibintu byose turwanira bitarimo kurwanira ubugingo, Imana yabigeneye ibiremwa byose. Kandi ngira ngo ibiremwa byose ntimuzabibona biri muri circulation yo kwiruka kuri ibyo bintu, kuko biraho biri, nta nubwo bijya kure. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikintu nyamukuru Yesu cyatumye ashyiraho irembo, cyatumye yiyemeza kurinda intama, kwari kugira ngo zibone ubugingo. Ese ubugingo ni iki? Byatumye yari Imana yiyoroshya ikigira umuntu kugira ngo abantu babone ubugingo. Ubugingo ni ireme ryo kudapfa, yaba none no mu bihe bizabaho. Ubugingo nicyo kiri mu isi gihenze gituma Satani arara ataryamye. Ubugingo nicyo kintu gituma amadolari aguruka, amayero akaguruka, amafaranga akaguruka, amashiringi akaguruka, kugira ngo bizimye abantu, bibabuze ubugingo. Ubugingo ni ikindi gikomeye gitandukanye n'ibindi bintu bivugwa hano ku isi, kuko ubugingo buvugwa mu isi kandi bufite icyicaro mu ijuru. Ubugingo buvugwaho abantu batuye n'ibindi biremwa, kandi bufite aho bukomoka ku isoko y'ibitagaragara mu ijuru. Niyo mpamvu Kristo avuga ngo ndi irembo ry'intama, kugira ngo ndinde kandi nkumire abajura,
nkumire abanyazi, nkumire abambuzi, njye ntanga ubugingo ndetse ntibube buke, bube bwinshi. kambabwire, nababwiye ko Yesu ashobora kurindira mu bibazo, kandi ikintu cya mbere gikomeye Yesu yashatse kugaragaza, hari abantu bagera mu kibazo bagahita batekereza ko Imana yabataye. Ndagira ngo mbahugure aka kantu, ntabwo Imana ijya isiga umuntu mu bibazo, ahubwo umuntu we mu bibazo ashobora gusiga Imana, ariko mu buryo bwumvikana Imana ntiyasiga umuntu mu bibazo ikunda, ahubwo mu bibazo Imana ishobora kwemera ko bibamo ari ukugira ngo ihakurindire. Urugero rutari kure, hari abantu babayeho, murabazi mu mateka yisomye mu gitabo cya Daniyeli, bari Saduraka na Meshaki na Abedenego, ngo umunsi umwe ngo umwami yiyumvamo ubwibone bukabije, ngo ategeka yuko bashinga ngo igishushanyo cy'izahabu bari bamukoreye mu ishusho ye mu kibaya cya Dura, ngo abantu bikubita imbere yacyo bakiramye. Umva ikintu gikomeye, ngo aravuga ngo nibumva amababura n'ibindi byose bisakuza, ngo abantu bose bubame baramye icyo gishushanyo. Kandi ngo abari bantu bose, kubera ko cyari igihugu gikomeye, byari baturutse mu mihana itandukanye, ngo haboneka abagabo batatu banze kukiramya. Ngo umwe yari Saduraka, Meshaki na Abedenego. Ngo abantu bihutira kujya kubashashariza no kubarega ku mwami. Ngo umwami arabatumiza, ngo arangije ababaza ngo ni inama zanyu bwite cyangwa mushobora kuba mwakibeshya, reka mbahandi mahirwe yo kugira ngo murokoke ibintu mushobora guhura nabyo bikaze. Yesu ashimwe. Ngo abagabo baramusubiza ngo bamwubahutse, aba bantu bajye bakongeraho bamwubahutse, bamubwira ngo Nebukadinezari. Ubundi kuvuga umwami mu izina ni ibintu bitoroshye, namwe murabizi. Noneho bamusubiza mu magambo akarishye agaragaza kwiyemeza kwagutse. Baravuga ngo Nebukadinezari, nta gituma tugusubiza iri jambo. Imana dukorera ibasha kudukiza. Mwumva aka kantu, ibasha kudukiza ni nko kuvuga ngo ibasha guproteje uyu muriro wawe wacanye ntutugereho. Protection ishobora kuba Imana yanayikoresha rwose, ariko reka tukubwire noneho tumareyo, niyo protection itaboneka twakemera no gupfa. Nabo ubwabo ntabwo bari bazi yuko Kristo afite ikindi kintu bita preservation cyangwa se kurindiramo gishobora kuza kubaho mu nyuma. Bo bavugaga ngo Imana ishobora gukuraho uruzitiro, kandi ntabwo ibyo bidukura imitima. Ngo hanyuma ngo Nebukadinezari avuga ngo niba ari ibyo nimuzana abagabo b'amajaya bababohe. Ngo barabajyana babajugunya mu muriro. Umva mbabwira akantu gatangaje, umuriro kugira ngo Imana igaragaza yuko nta protection wari ufite, wafasha bari babazanye ibirimi ngo birabasumira bibatsindaho. Muri make kuri uyu muriro nta protection yari iriho, icyari kuwegera cyose cyari gushya. Ariko noneho ya protection abandi bamaze no kuyirenga, kandi hari abapfuye biragaragaye, bo binjiramo imbere. Ngo mu muriro, haleluya, kamvuga iki kintu gikomeye, ngo mu muriro ntabwo ari intumwa yagiyeyo. Mu muriro hihagurukiye umwami, ngo arareba mu muriro. Ubundi Nebukadinezari ari umwe mu bahanuzi batari barateganyijwe kuzahanura ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo arebye mu muriro, ngo arebamo, ngo asanga harimo abagabo 4 kandi hajugunywe bo 3. Ngo arababwira ngo mwabantu, ngo twajugunye abantu bangahe mu muriro? Ngo bari 3. Ngo murabizi, ngo nimo ndarebamwe abantu 4 kandi bataboshye. Haleluya. Reka nkubwire, niba wizera Imana bitari baringa, wikuka umutima ujyanye n'igihe, wikuka umutima ugendeye kuri situation turimo mu isi ya covid n'ibindi bibazo bihari. Zaburi ya 54 iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nukuvuga ngo ntabwo Imana iza gukiza umuntu kuri byose, ahubwo imukiza muri byose. Hari n'ibyo twagezemo, ariko Imana ikaza kubidukiza tubirimo. Umva ikintu gitangaje, ngo Nebukadinezari arebye mu muriro abonamwe abagabo 4. Ngo uwa 4 atangaza itangazo rikomeye, aravuga ngo nubwo twajugunyemo 3 akaba ari mu wa 4, ariko uwa 4 ntabwo asa nabo, ngo afite ishusho y'umwana w'Imana. Haleluya.
no kuvuga iki bishatse kuvuga ko Yesu yari ahari na mbere y'uko uyu munsi tumuvuga nk'uwamwanditseho yamubonye. Yesu ashimwe. Aka kantu sinabura kukavuga ngo nkatangariza abanteze amatwi, ni ukuvuga ngo kuba Yesu ataravuye mu muriro ku gihe Nebukadinezari yahamagaraga abasaduraka n'abishake, hari icyo yashakaga. N'uyu munsi hari ibyo aturinze, hari ibyo aturindiramo. Aturindiye muri covid kandi hari, aturindiye mu bintu byinshi, aturindiye mu bukene, aturindiye mu nzara, aturindiye mu burwayi, aturindiye mu kuba ugihari bihari. Ibihari bihari, nyir'uku kurema hari kandi abirusha imbaraga, abirusha amaboko. Reka tumanuke hepfo, aravuga ngo ninjye mwungeri mwiza utaragirira ibihembo, ngo abandi bose ngo baragirira ibihembo, ngo iyo abonye amasegaje barirukanka bagasiga intama, ngo hanyuma intama zigashanyagurwa na bya bisega bije bikazitatanya. Reka mbabwire ikintu gikomeye, Kristo wacu niwe mwungeri uturagira manywa nijoro. Kandi uyu mwungeri uturagiye ntabwo aragiriye ibihembo, kuko izo aragiye arize bwite. Haleluya. Ikibazo gikomeye ni ukuba intama idashobora kumenya yuko iragiwe n'umwungeri ushobora no kwemera gupfa ku bwayo. Ikibazo gikomeye ni ukuntu umuntu ari kugenda adafite mu mutima we indangagaciro z'ubwami, ngo amenye aho akomoka, amenye igisekuru akomokaho, amenye ko atari uwisi. Ikibazo gihari ni uko umuntu atazi identite ye, ngo amenye ko ari umwana w'Imana, agendere mu butware bw'umwana w'Imana, agendere mu butware bw'Imana isumba byose. Haleluya. Ibigukura umutima byo ntibizabura, ariko ikigukomeza ni uko utekereza ko ufite ukuragiye. Umva ukuntu Dawidi yavuze muri Zaburi ya 23. Dawidi yavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzigera nkena, ngo njyana iruhande rw'amazi adasuma, ngo njyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo nyobozi. Reka mbabwire ubundi ndagira ngo mvuge ku bintu bitatu. Icyambere ndavuga ku ruzitiro rw'uru rwuri, kabiri ndavuga ku kibumbiro cy'izi ntama, gatatu ndavuga uru rwuri. Ariko ndagira ngo mvuge ikindi kintu gikomeye. Yesu yaravuze ngo intama nizimwumva zizamumenya, ngo kandi nawe azazumva azimenye. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, dufite ikibazo gikomeye gihambaye kizengereza mu mutwe w'umuntu wese wakabaye atekereza neza, kuba intama idafite autorite yo kuvugisha umwungeri wayo, kuba intama ihari imeze nk'injiji itashobora guhamagara boss, kuba intama ifite uburenganzira bwo kugera aho mwungeri ari ngo ayibaze, ikagomba kujya guca inkerera mu cyamo, igakenera umuhuza wayo n'umwungeri. Kandi ijambo riravuze ngo numva ijwi ryazo nkumva gutamatama kwazo, ngo kandi nazo ziranyumva zikamenya. Ni ukuvuga ngo intama zizi ubwenge zimenya shebuja yavuze. Ikibazo kiri hehe? Kiri mu bintu bigutsikamiye bikubuza kugera ku mwungeri. We kuraho ibigutsikamiye bikubuza kugera ku mwungeri, hanyuma ibikugose byose wowe bitangariza umwungeri numara guhura nawe. Dufite abantu basenga nabi, agafata Imana, agafata ibibazo, akifata ubwe, yarangiza agafata Imana akavuga ngo ni ya mbere. Ako kantu bagahurira ari benshi. Kabiri ibibazo, gatatu uwo muntu. Ubundi mu masengesho y'ukuri ntabwo umuntu akwiye kuba ari uwa gatatu. Mu masengesho y'ukuri hagomba kubanza Imana, nibyo dabaro. Haleluya. Umuntu akaza ari uwa kabiri, ibibazo azanye ku Mana bikaza ari ibya gatatu. Iyi formule muyifate. Nukuvuga ngo ugomba kubanza ku Imana ariyo ya mbere, wowe ugakurikira uwa kabiri, ibibazo wowe ufite bikaza ari ibya gatatu. Naho nujya gushyira hagati yawe n'Imana ibibazo, ntabwo uzaba uri intama yujuje ibyangombwa. Uzaba ushyizemo hagati ibibazo, kandi wowe wakabanje kujya kuri bosi, ukajya ku mubyeyi mukaganira nk'umwana na se, hanyuma muri bwa busabane bwawe n'umubyeyi azareba inyuma, arebe ibikugose, arebe ibikugoye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikibazo gihari rero nuko usanga intama itajya ku mwungeri, ahubwo ikajya gushaka indi ntama
ishobora no gusanga iri kuyibeshyaho ko ari intama, aribyo Yesu yavuze muri Matayo avuga ngo mwirinde hatagira ababayobya. Ugasanga umuntu yafashe umwanya we wo kujya kumva abandi bantu aho kugira ngo aze yumve Kristo. Yesu ashimwe. Ni ikibazo gikomeye. Aho kugira ngo umuntu aze kumva Kristo akaza kujya kumva abandi, ni ukuvuga ngo muri hagati we n'Imana haba harimo intermediaire, nta burenganzira afite. Kandi Yesu aravuze ngo akigera ku musaraba ngo voix du timbre umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri kugira ngo buri muntu wese yigirereyo. Yesu ashimwe. Ndavuga ku kirero, ndavuga kuri uru rwuri. Iki kibumbiro n'uru rwuri n'uru ruzitiro, ikibumbiro dabo tubanza aricyo tuvugaho. Dawidi yaravuze ngo njyana iruhande rw'amazi adasuma. Amazi adasuma ubundi amazi yose aratemba. Amazi adasuma ndetse n'ay'inyanja azajyamo imiraba agasakuza. Iyo yikubita ku nkombe arasakuza, ay'inzuzi arasakuza. Amazi adashobora gusakuza nayo mu iriba. Bivuze iki? Ku kibumbiro mvuga ni iriba riri mu murima. Iri riba ni irihe? Iri riba ry'abakristo, iri riba ry'intama, ni umwuka wera. Umwuka wera. Yesu ashimwe. Nuvuga iki? Ubwatsi turisha ni ijambo ry'Imana. Uruzitiro rutugose ni Kristo. Niho yavuze ngo ni irembo ry'intama. Nuvuga iki? Wowe ikuremo ibituma utagera ku mwungeri. Birahari. Bivuga yuko utagera ku mwungeri. Nibura umusambanyi ntushobora kujya ku mwungeri kuko ufite ibibazo. Dufite n'ikibazo cy'intama ziri mu rwuri ariko zamaze guseseka imitwe yazo mu ruzitiro, zikajya zijya gushokora imyumbati n'ibijumba n'ibindi bintu biri hirya y'uruzitiro. Kandi intama yatangiye kujya gushokora ibiri hirya y'uruzitiro, no kuvuga ngo ishobora kutavamo. Reka mwumva aka kantu. Intama ishobora kugira irari ry'imyumbati itari mu rwuri, iri hirya y'uruzitiro y'aho urwuri ruri, hanyuma noneho ikajyana ijosi. Niba bivuze ngo amaguru n'amaboko byagiye. Riko tujya kubona tukabona abantu bari mu nzu y'Imana ariko bari mu ibice bibiri. Bafite irari ry'ibyo basize ariko bafite n'amaguru n'amaboko bikiri kumwe natwe, tukagira ngo abantu barahari. Reka mbabwire, buriya intama yari iri mu rwuri, iyo isohoye umutwe mu rwuri ikaruseseka mu ruzitiro, buri munsi ijosi rigakura, ikava gushokora ibiri kuri metero igashokora kuri metero 5, ikava kuzava gushokora ibiri kuri metero 5 igazashokora kuri metero 10. Nuvuga ngo buri munsi ijosi rirazamuka, noneho twazashiduka kugira ngo izagarure umutwe mu rwuri, bikaba birayigoye. Ariko igituma tuzajya kubona tukabona intama irimo ibipande bibiri. Imirimo ingeso za kamere zabaye nini, imbuto zarabuze z'umwuka wera, kandi iracyazamura amaboko ikaramya Imana muri korari. Iracyajya kuvuga ubutumwa, iracyafata Bibiliya ikajya yirukanka ikajya guhanurira abantu. Ariko muri make irimo ibipande bibiri. Ijosi ryabaye rirerire ikajya hanze igashokorerayo. Ndagira ngo mbabwire iki? Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu kuko ari umwungeri mwiza utaragirira ibihembo, aragubwira ngo garura umutwe mu rwuri hanyuma kurindire mu rwuri. Kuko yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hari n'izindi ntama zitari mu rwuri, ngo kandi nazo zigomba kuva hanze zikaza mu rwuri. Izo zizaza mu rwuri nazo ngo nize. Wibuke ko Yesu yavuze ngo izo ntama zazizana zigira umwungeri umwe. Izo ntama ziri hanze ni wowe ugomba kujya kubijwi rizihamagara. Yesu agomba kugukoresha ukajya kuzana ziriya ntama, ntabwo ugomba kuzicira urubanza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntimugacirane imanza. Nuvuga ngo nanjye nshobora kuba nari intama yari iri hanze nageze mu rwuri, ariko ashobora kuba hari izindi zasigayeyo zitaraza. Yesu ashimwe. Icyo mvuga ni iki? Wihagarika umutima. Yesu ni irembo ry'intama. Icyo mvuga ni iki? Wikuka umutima. Yesu ni umwungeri mwiza. Icyo mvuga ni iki?
wijya guhagararana n'abatizera ngo ujyanirane nabo kandi Yesu ahari. Ahubwo wowe ntabwo uzi ko Yesu ahari, nta nubwo uri no kumwumva. Shaka uburyo wumva Yesu, shaka uburyo wumva umwungeri wawe, shakisha ukuntu ijwi ryawe naryo rimugeraho. Icyo ni kukubwira ni iki? Kuki ibintu biri kugurukana ukagurukana nabyo? Kuki ibintu biri gusakuza ugasakuzanya nabyo? Kuki abantu bari kuvuza induru ukavuzanya nabo induru? Ese wibagiwe kuri umwana w'Imana ujya mu ijuru? Ni ikibazo. Kuki ugize ubwoba? Biravuga ngo abanyabwoba n'abatizera ntabwo bagomba kubona ubwami bw'Imana. Ese ugize ubwoba bw'iki? Hari umuntu uherutse kumbwira ngo covid ngo yakamejeje ngo haje delta. Ndavuga ni covid niza ari umutuku sinzayirwara, niza ari n'ubururu sinzayirwara, niza ari n'icyatsi kibisi sinzayirwara. Kandi niba ndi no kuri liste bayirwara bakicwa nayo, ubwo nuko umubyeyi wanjye yabyanditse. Ngifite papa, ntabwo ndi imfubyi. Ngifite umwungeri, ntabwo ndisha nka za hene zitagira umwungeri z'ishyamba. Ntabwo ndi intama ifite umwungeri, ntabwo ndi ikirura. Ndi umwana mu rugo. Yesu ashimwe. Ukutsa umutima atari uko ufite ikigukura umutima, ahubwo ukutsa umutima kuko wowe nta mutima wubaha Imana ufite. Utewe ubwoba muri wowe kubera yuko ubundi ubwoba bwakabaye bwaraje mbere ukimara kumenya yuko utari kumwe n'umubyeyi. Mwana waraye hanze y'urugo ubundi akunze kuba afite ubwoba. Niba uri mu nzu urinzwe n'umubyeyi ufite ikihe kibazo? Wikifatanya n'abatizera ngo uhwane nabo. Imana ntishobora gufata Kalebu na Yoshua ngo ibahitanane n'iteraniro ryayigomeye mu butayu niyo bazenguruka imyaka 80. Imana izagumya kurinda Kalebu na Yoshua kubera yuko bahamije Imana. Nicyo gihe kugira ngo uhamye Imana ko muri kumwe, niyo teste nuko ibibi biza ugahagarara nk'umwana w'Imana. Nicyo kigaragaza kuri intama ikuze. Iyo umaze kumenya yuko iyo ubwatsi bubaye muke mu rwuri biba bitewe nuko izuba rije, ariko iyo imvura iguye bukamera ukarisha. Haleluya. Ikintu kigaragaza kuri umwana w'Imana wa nyawe nuko ibibazo bije bitakurusha imbaraga. Icyambere aho bituye n'Imana yaharemye, nawe bijeho n'Imana yakuremye. Gatatu, noneho yaguhaye Kristo kuragira. Ni umwungeri mwiza, ntaragirira ibihembo. Nigeze gutekereza ikintu gikomeye, ndavuga nawe ku wundi nsakuje. Nari nagize agahinda icyo gihe, reka mbabwire iki kintu cyambayeho. Nigeze kubabara mu buzima, ndavuga nti nari nasabye Imana ikintu ntiyakimpa nk'uko nabishakaga. Reka mvuge kuri ba bantu bajya basenga babona badasubijwe bakajya gutongana, bakajya no kuvuga ibintu bitari byo. Ntabwo Imana ibereyeho kugira ngo wowe kuba wasenze ngo ubone ibyo ushaka. Ntabwo Imana ikoreshwa, ntabwo itegekwa. Ntabwo ari nk'abandi bajya guhanura bagakanda buto ngo umwuka wera atangiye kuvuga. Imana ntabwo ari uko imeze. Imana irigenga, Imana irigenga cyane. Ntabwo Imana igira ikidepandaho. Waba ubabaye iba ari Imana, waba wishimye iba ari Imana, ukuri kose iba ari Imana. Ntabwo imibereho yawe cyangwa ukuri bigena kuba Imana, bigenera kwiba Imana. Noneho ndababara cyane, maze kubabara ndavuga ngo ariko Mana, senze isengesho icyo gihe, naho umuyaga waza ukasandaza. Yesu ashimwe. Noneho mbabaye ndasenga, ndavuga nti ariko harimo kwizera gukomeye. Ndavuga ngo Mana, niyo haboneka umuyaga ukanshwanya gusa, buri gapyese kanjye kose kakajya kwako, ntabwo ufite aho mpungira ngo wo kumbona. N'ubundi ndasandagurikira ku isi yawe. Nubwo igufa rimwe riraba ari muri Amerika, irindi rikajya muri Aziya, irindi rikaba mu Burayi, irindi rikaza muri Afurika, irindi rikaba ari mu mazi, ariko kukureba ku mpera zose z'isi uraba ukimbona nkanjye, kuko ntabwo amagufwa yatwerera hatakwiye kujya, uraba ukimbona nkanjye. Rero ntaho ufite ho kumpungira.
reka mbabwire, mwizere Imana, mwizere Imana, mugendane na Kristo kugira ngo Kristo abashe kubarinda amasega. Niyo mpamvu yashyizeho uruzitiro. Uruzitiro, ijambo ry'Imana iyo wamaze kubirya ibiryo, Dawidi yaranditse aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Muri make, ijambo ry'Imana ni ifunguro ridufasha gukomera tukagenda duhambaye. Kandi reka mbabwire ngo inkoni yawe n'ishyimbo yawe nibyo bimpumuriza. Buriya ijambo Dawidi yavuze, iyo Imana idakoresheje agakoni gato ikoresha imwe ndende y'ingondo. Kuduhumuriza ni iki? Erega iyo twatanye niyo itugaruza. Niba hari aho watanye ukaba hari ahantu wigeze ujya kure, we kuraho icyo kintu cyakujyanye mu gutana, hanyuma uze ku Mana, hanyuma wihane. Kandi kwihana si ukujya kuvuza induru, ahubwo ni uko ugaye imirimo yawe udashima. Iyo ngiyi Imana yanga nawe ukayanga. Niko imigani havuga. Haravuga ngo kubaho Uwiteka no kwanga ibibi. Anga ibibi gusa, ako konyine. Anga ibibi gusa, uzaba mu rwuri. Kandi uzarisha, ushira inzara, uzanywa, ushira inyota. Ikindi nakubwira, iby'inzaduka ntibizareka kubaho. Kandi nawe n'ubu ukiriho uzabibona. Ariko hari ikintu ugomba gushyira imbere yawe. Reba Kristo, reba umwungeri, hamagara Kristo, hamagara Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya. Aho ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje biri imbere yawe utamenya. Hamagara ijuru, hamagara Imana, hamagara so, hamagara so, hamagara umubyeyi wawe. Kubera icyo undi ahandi no kujya kwihugiraho kumva bidashoboka, ukumva bitagenda ute. Kandi ufite umubyeyi, niba cyakora udafite umubyeyi cyangwa ukaba umufite ukaba waramubabaje, shaka ukuntu mwiyunga. Ariko ubundi nta giteye ubwoba kiri ku isi, kubera ko ikiteye ubwoba cyose kiri gukorera mu isi y'Imana. Rero icyo nashaka kubabwira ni iki: dufite Kristo turinda, dufite Kristo ushaka kuturindira mu bibazo, dufite Kristo turagiye. Icya kane, dufite ijwi rye, natwe dufite amagambo tuvuga akahita yumva. Mushaka uko muvugana na, mugirane communication, mugirane ikiganiro. Wijya gushaka abahanuzi ngo baguhuze n'Imana, wijya gushaka abantu ngo baguhuze n'Imana. Niba udafitanye uburenganzira n'Imana kandi ari so, ubwo urajya gushaka abandi baguhuza nayo. Kubera ushaka uburyo ahubwo wohura n'Imana. Turi mu bihe insengero zifunze, hakaba hashobora gukora amasengesho yawe wenyine. Niba udashobora gukora amasengesho yawe wenyine, ngo uhamagare umubyeyi wawe wizere ko wamubwiye, nukuri kose ndakurahira ntabwo waba uri intama, ntabwo waba uri umukristo mwiza. Shaka ukuntu uvugana n'umubyeyi. Kandi ibyo nabifuriza byo kuganira n'umubyeyi mukagirana ubumwe, nanjye ariko mbyifuza. Reka dusenge. Reka dusenge, iri jambo ribafashe kandi iri jambo ribakomeze. Ndabashimiye kubera ko mwakurikiye, ndabashimiye kuko mukomeza mukurikira. Ningira umugisha, Imana inyemereye nzongera duhure kuri iyi channel. Ariko icyo mbashimiye nuko mukurikiye. Mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubera ko wabanye natwe muri iri jambo ryawe. Wakoze kutugirira neza, twumva neza ko uri Imana yihagije, twumva yuko uri Imana ari wowe kuri kwa nyuma, twumva ko uri Imana urigenga kandi ntuba mu bihe. Turagushimiye rero, turagushimiye kuko ari wowe wenyine uturagiye, ari wowe turinda, ari wowe tubeshaho. Ngaho komezanya n'abakumva, bakubaha, bagukunda, kandi ukomeze kugira ngo ubugingo watanze bube bwinshi kuri bose. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubyambaje. Amen.